nge baranereta nge ndi crush w'aba boyfriend banyu mwese mwabakobwa abafite sheri we girlfriend cyangwa boyfriend azi neza ko afite besto badahuje intuzo igize intuzo urumva nyine ubwo ari umukobwa undi ari umuhungu aha nashaka ibintu byo kuryama bikureho muri ino minsi iryo ni ijambo ry'ubwenge. Ombolenga arazamutse pase nziza cyane kwa Sajati niyo nkuru arazamuka umupira mwiza imbere y'izamu go intambwe yanjye ngewe Marie Claire Umutoni wasi no mwuga w'itangazamakuru aho mwimbere ariko apana hano hejuru byo korosa. Everyone, hello my people, ni iminsi myinshi kabisa ariko nagarutse nk'ibisanzwe nje wumva inyuma ya micro inyuma ya kamera ni Kapost Rutagwabiza Iminega udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga basusurutse usangiye sana nabo rwagasabo ugira uti yamana ni ibisanzwe cyane gusa uyu munsi ntago bisanzwe murabona ko turi bashyashya cyane amasura mashya akayobe gashya mbese sinzi nimba nta kintu mutabona ariko yes ibintu biraza kugenda neza reka ntangire nsuza abantu barepfiyo niyo ruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali aba diaspora mukomere cyane ndabasuhuje cyane mukomere cyane kabisa muri abantu b'abagabo nago muhwema kutwereka ko mudukurikiye umunsi ku munsi yes hanyuma rero uyu munsi nkuko bibona kuri kamera za Kapost TV show turi kumwe n'umutumirwa nk'ibisanzwe n'umwana w'umukobwa usa neza bigaragara ko yavuye akageriyo hari aho yavuye naho yageze by the way niko nshaka kubivuga aratangira atwibwira aratubwira amazina ye gusa ngenda muzi muvuge se yes ni karibu kuri Kapost TV show murakoze cyane uziko wakakira umuntu akagira isoni kuri kamera nanjye ndabasuhuje cyane amazina niswe n'ababyeyi Umutoni wase Marie Claire ko natonyera ayo wiswe n'abantu ayo niswe n'aba people harimo Kirenga nitwa Bianca MC Bianca nitwa Umutoni urumva ko hari itandukaniro izina niswe n'umubyeyi ni Umutoni ariko iryo niswe n'aba people Umutoni c'est moi Umutoni njewe yes ngaye ngokoro mwamwumvise yitwa Bianca ufite ijwi ryiza menya wanaririmba ko mbizi njya mogoza kakava reka tureke kwicisha abana amatsiko by the way uvuze ibintu byo kuririmba ntago nakarengaho burya no kuvuga ngo kera bajyaga bavuga ngo amazi ntago ajya arenga nyine ahantu hari akanugo ntabwo bishoboka sibyo yes nawe rero turagira ngo udutema akanu gato ntago aricyo cyatuzindi ariko kwa kuvuze kubizi ntago naharenga kabisa ndabizi abakunzi ba Kapost TV show bakunda n'umuziki yes abo se ubu ndaririmba ntarimbiteguye urumva hari ukuntu mbese wowe haranakonje reka nkubwire ndirimba nk'umuntu uri kuririmbira umugabo ntabwo yita ngo mu gitondo hita ngo ni nijoro umugabo wanjye akakunda imiziki mana yanjye uzi ushaka ko ndirimba iyihe ndirimbo iyo ariyo yose kabisa indirimbo iyo ariyo yose wabatamo bya bintu birakaze wandi ubu mise numva ukuntu Marina abayeho ahantu hose agiye duha kapera birakaze mva ndi kubyumva ariko mana yanjye so nta kuntu bareka nkazabaririmbira ubutaha
nibyo byaba byiza kubera ko cyane sibyo ari byiza cyane kuririmba ubutaha sibyo ariko noneho kubera ko imvura yaguye kandi kwa twacukuye utunogo amazi ntiyahareba oya hari ukuntu twanashyiramo akantu k'akondo amazi akanyura hejuru. Yes, mwamwumvise ni Claire Marie Claire Mutoni ndetse Bianca ndetse Kirenga. Izina Kirenga ryavuye? Izina Kirenga ryaturutse ku mushuti wanjye ubu ngubu bari gukina muri polisi. Twariganye primaire na secondaire ngira ngo mu wa mbere niwe warinyise nyine keretse ngiye kumubaza ngo byavuye ariko niwe warinyise bwa mbere birangira classe yose irifashe ngo naryo ndarikura nayitwa yari besto cyane. Oya ntago yari sheri yari besto n'ejo bundi duherutse kumutahira ubukwe. Yego yitwa Sugira Clovis Ruhumuriza Sugira n'umuzamu. Izo baro zifate neza hano kuri kamera bari kukuvuga kabisa nizere kumeze neza cyane. Yes, uvuze ngo yari besto. Yari besto. Sure. Okay, reka oya ariko bitari butiti yari besto. Bitari butiti cyangwa bunyambo. Akantu ka butiti roranye mutsara ari ibintu abantu benshi bari kwibaza. Baravuga ngo best friend zirimo guca ibintu hano hanze abantu kabisa barahangayitse. Umva nkubwire niba hari umuntu tuziranye cyangwa uri kundeba kano kanya kuri kamera akaba afite sheri we girlfriend cyangwa boyfriend azi neza ko afite besto badahuje igize intuzo urumva nyine umwe ari umukobwa undi ari umuhungu aha nashaka ibintu byo kuryama bikureho muri ino minsi. Iryo ni ijambo ry'ubwenge. Oya hari ukuntu aba boyfriend umva nyine cyangwa girlfriend tuba twihugiyeho wenda tugatanga umwanya muke ku bakunzi ariko nta muntu ubona umwanya nka besto nimushake nanjye nimenyana na besto wawe ejo bundi uzabumbwira ngo ngwiki nge baranereta nge ndi crush w'aba boyfriend banyu mwese mwabakobwa mwe. Mwabakobwa mwe mube maso arabarabuye. None se Marie Claire reka mwibariza akantu gatoya bivuze ngo Marie Claire ntabwo yakundana n'umuhungu abizi neza ko umuhungu afite besto. Sha ntabwo nakundana nawe nyine urumva uwo mutipe umutima wamukunze ntabwo wajya kubaga umutima gusa nyine ayaya mfite ubushobozi ntabwo nagukunda ufite besto nuko yakuza aba besto wowe wapi utabice ku ruhande. Ikibazo cy'aba besto ni ikihe mbese byimbitse ubundi? Ikibazo cy'aba besto nta limite iba ku ba besto. Ni izina ry'Imana ndakurahira ko nshobora kugira limite hagati yanjye na boyfriend ariko kuri best ikabura. Ntumbaze nanjye uburyo babikora bye buriya bintu byaranancanze. None se waba ushora iki kuyo wagiye kuza kureba nitegera? Yes, Marie Claire umukobwa kabisa umukobwa mwiza umukobwa uganira cyane. By the way, ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo usigaye uri umunyamakuru nibyo? Kamakuru agenda. Ya nibyo. Usigaye umunyamakuru? 100%. Congratulations. Ariko si muba mubona kamera itambera. Wenda abantu bari gukurikira ikiganiro mumbwire muri comment. Ubu murabona gusimbura Gloria Mukama abantu bitambera. Babona byakunaniza iki? Oya uriya mubyeyi ndamukunda yahoraho nyine nkajya munsi ye nkajya mpora mwigiraho ukajya utera ikirenge aha gikuye. Yes, ubu ngubu bivuze ngo niwe mwuga wihebeye muri no minsi cyangwa se ni na passion nabyo bintu ushaka gukomeza gukora kugeza ushaje yego? Yeah
kuva kera nabyifuje kuva kera nkiri muri primaire nko mu wa 4 urumva umwana yakiri muto nyine abagenda avuga nzaba umuganga nzaba umupilot nzaba iki n'iki ariko umwana ugeze mu wa 4 byibuze abatangiye kuza muri forme nibwo natangiye kwiyumva ibintu by'itangazamakuru ku ishuri twari dufite club y'itangazamakuru nyibamo nkajya mbikora nkumva nta kibazo binteye ya nkomerezaho segonderi nagiye gusoza segonderi ndi mu nzozi zanjye kabisa yego ninjye wanyu thank you. Yes, by the way tujya tugira hano agasigima bita ngo intambwe yanjye sibyo yes Marie Claire watwibwiye ni umukobwa witwa Marie Claire nubwo utatubwiye ngo ndangana gutya sibyo abantu benshi baba bafite amatsiko ariko kuva uvutse kugera ubu ngubu ndizera ko atari byinshi wagerageje kuvuga gukora ngo noneho biguhe umurongo mwiza w'ikintu wazakora ubuzima bwawe bwose ubu ngubu utangiye kubibona ubu ngubu sibyo bivuze ngo mbese intambwe yawe cyangwa se icyo ushaka gutera cyane kurushaho nuko wajya mu bintu by'ubunyamakuru cyane sibyo bigira uti intambwe yanjye nka Marie Claire ni media cyangwa se ni umwuga w'itangazamakuru intambwe yanjye ngewe Marie Claire Mutoni wasi ni umwuga w'itangazamakuru aho mwimbere ariko apana hano hejuru byo korosa yes kabisa aho abanyamakuru dukeneye apana babandi bajyamo ugasanga umunyamakuru arabikora kubera ko azi neza ko ni umuhanzi namuhamagara aramubwira ngo nyoherereza 5 kugira ngo wenda ngukine indirimbo yawe nyoherereza 10 nyoherereza 20 ukabikora kinyamwuga ukumva ko ushobora kunyurwa n'umushahara ufite kubera ko ari ibintu wagiye gukora ukunze ukabikora kinyamwuga ukabinoza sibyo yeah ntekereza ko nubundi erega buriya tutagiye no kwirengagiza itangazamakuru kuri ino si riri mu bintu biyoboye itangazamakuru ryakica rikanakiza rero ngewe nafashe umwanzuro wo kwinjira mu itangazamakuru kugira ngo mbe umwe mu misemburo ituma abantu bizerera mu itangazamakuru ibintu bigenda neza like muri mu itangazamakuru dukoramo ibintu byinshi bitandukanye harimo kwamamaza kwigisha abantu gushishikariza nyine guhindura mind z'abantu rero ibyo ngibyo umuntu yabikoresha akigisha abantu ibyo bintu byo gufata ruswa n'ibindi byose amateka twereka ko ubundi ko n'itangazamakuru ryagize uruhare runini cyane mu kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi exactly 1994 ibeho yes nimba ufite izo ntego ka ufite wumva izo ndangagaciro ni ikintu kigaragaza yuko ibintu nk'ibyo already ntago byakongera n'ibindi bijya gusa n'ibyo ngibyo ntago ushobora kubaho mu gihe Marie Claire Umutoni yicaye mu gihe mpari yego Marie Claire itangazamakuru ubundi utubwiye ko watangiye kurikunda kera ariko noneho ugeze mu wa 4 muri secondaire noneho wumva ko ari byo bintu ushaka noneho kwinjiramo cyane utekereza kwinjira muri uwo mwuga wumvaga segma uzafata cyane mu itangazamakuru nk'iyi hari abanyamakuru basoma amakuru hari abanyamakuru bakora ku mateleviziyo hari abanyamakuru bakora mu showbiz hari abanyamakuru b'imikino wumvaga segma ushobora kwinjiramo ari nk'iyi ngewe rero bitewe n'ukuntu nakundaga itangazamakuru nyirizina tutagiye kuvuga ngo ni apartment runaka department runaka numvaga ko buri department nayikoramo gusa nanone ikintu cyananiye ibintu bijyanye n'urubuga rw'imikino numvaga aho ngaho nyine ntahakora kubera ko nkunda kureba match zitandukanye imikino itandukanye mo gake ariko nyine keretse ari ukogeza wenda nk'umupira iryo jwi ryo ndarifite nawe ubundi kuvuga ngo turicara hariya umva ubwira ikintu cyabineye urumva
abantu imbuga ubwo se mvuga imbuga z'imikino Kinyarwanda kiragoye. Urubuga rw'imikino kubera ko urubuga rw'imikino n'urwo kuri Radio Rwanda gusa. Harya ubwo ahubwo bavuga amakuru y'imikino. Aha, okay, abantu bose bavuga amakuru y'imikino murakoze kunkosora. Ntago urumva amazina y'abakinnyi bo hanze abagoye inshuti yanjye abagoye n'ukuri nararebye ndavuga ntago ngiye nkunda gukotora nyine nta mugabo upfa adasebye ariko ntago nkunda gukotora narabitekerezaga rero nkumva gusa nkunda cyane cyane departement y'aba reporter abanyamakuru nyine aba basoma amakuru sometimes kajya kuri tele kuyishaka akaba nawe itambutsa umva ndabikunda pe habaye hariyo n'icyondo najya ntameze nk'umusirikare ndabikunda cyane. Hanyuma indi department nakuriyemo mvuga ko maje kubona experience yayo ihagije ni byo twita transmission gutambutsa ama event wenda mukajya nko muri ka Kigali habere igitaramo runaka mukagitambutsa wenda nko kuri Radio Rwanda muri kuri tele. Byari ntabwo ndi burenge kano kantu uravuze ngo Marie Claire urubuga rw'imikino cyangwa se amakuru y'imikino ariko mugasegima bitakogeza ako kantu n'ugiye ntabwo nakumvishe ariko ko wumva koko biroroshye cyane uziranye n'abakinnyi ndatekereza tubwo kuzanye umukino ukina muri polisi ndatekereza ntabwo ari garidiye wenyine muziranye ndatekereza buriya hari n'umwataka muziranye twogereza igitego cy'uwo mwataka akantu gato kava kagera aho wicaye mana we use noneho nko kabyara mwe gato cyane kabisa batubyaye gukomana garuka ubuse ndako kubera nago njya amenya abakinnyi benshi nago njya amenya ngo bakina ndagenda mbavanga ngiye gukora ikipe yanjye y'Amavubi tayari. Okay, sindatangira ne mwuka byaharamwe kamere kwa rwatubyaye n'ubundi niwe wavuze rwatubyaye arazamutse neza cyane kuri passe nziza ubona ko afite umupira ku kirenge arazamutse rwatubyaye apasa mugenzi we Mangwende arazamuka ariko abura umuntu nukurengura ku ikipe ya shamba byari ibyo pe ariko urumva ko rwatubyaye arazamuka neza ari gushaka mugenzi we hariya Omborenga arazamutse passe nziza cyane kwa Sajati niyo nkuru arazamuka umupira mwiza imbere y'izamu go oya mite ngarenzaho nagukumve metero imwe na cyane uwo ni umwihariko w'abandi reka nkureke oya karenzo nta kibazo oya byari ibyo. Marie Claire urakoze cyane uti ngiye nk'itangazamakuru nakabaye wenda mvuga ibintu by'imikino ariko se cyangwa nogeza ariko simvuga urubuga rw'imikino kuko ibintu by'amazina cyane ngo birakugora cyane sibyo. Hanyuma ukimara gusoza senior 6 icyiciro cya secondaire wagiye kwiga muri kaminuza sibyo? Yego. Wakomeje kwiga media bikomeye cyane ubu ndi kwiga itangazamakuru. Ndi kwiga muri university yitwa East African University iri hano kuri Stade Amahoro. urugendo rwiza. Murakoze cyane ko ruzaba rwiza nabibonye. Ruzaba rwiza? Ruzaba rwiza cyane. Ari kuribwa. Yes, ni byiza cyane ndetse kandi n'abana b'abakobwa batinya ibintu by'itangazamakuru. Umuntu yababwira ngo
yes bahamagare uti ni karibu nimba hari ikintu cyiza nabonye ku mwana w'umukobwa ni ukuba umunyamakuru n'isi barabona nzajya mvuga inkuru njyenyine ntabwo nzajya kuri tele ngo nzana nayitangaze ni muze mureke gutinya yego nyine umukobwa n'uwagize isoni ariko nanone iyo bigeze mu kazi tubaseriye kuko tuba dufite aho turi kugira inuza dufite n'aho turi kugira ni ukuri da Marie Claire ati itangazamakuru bigaragara nuko amafaranga yo arimo ashobora gutunga umuntu akagira amuvana akagera naho amugeza sibyo cyane yes ubu ngubu nta gitangazamakuru mwe bwatangiye gukorana nk'uko nabivuze ubu ngubu ndimo ndakora kuri radiyo Mariya yego nanasoza segonderi nagiye gusoza segonderi naratangiye gukorana nabo ariko muri cya gice nakubwiye cya transmission gutambutsa ama events yego gusa kugeza kuri ubu ndabasezeranya ko abantu mukunze gukurikira radiyo Mariya cyangwa imbuga nkoranyambaga zayo nzajya munyumva mu minsi mike kuri mike ubu ngiye ahubwo se mureke mbabwire hari ikintu nshaka abantu basobanukirwa itangazamakuru yego nyine ni igitangazamakuru cya kiliziya ariko ntabwo bisobanuye yuko ibintu byose ari amasengesho media nyine mass media cyangwa itangazamakuru muri rusange ridufasha gusobanukirwa ibintu kumva amakuru nyine to be informed ku bintu bigiye bitandukanye iyo hageze mu isaha y'isengesho barasenga iyo ari isaha ya event runaka cyangwa amakuru nayo turayumva hanyuma nimba atari ibanga cyangwa se nimba bigeze aho umuntu ushobora kubivuga uzajya ukora mu kihe gice kugira ngo dutangire tubure amasaha tujye dutaniye ingoro kuri radiyo Mariya Rwanda ni mu makuru n'ubundi gukora muri pota kuvuga amakuru nyine jya kuri tele ukazana inkuru akaba ariho yitambutsa cyangwa ukanayitanga bitewe na porogaramu y'uwo munsi byose nzajya mbikora kuko umunyamakuru buriya nta kintu adakora kabisa cyane ni karibu twakifuje yuko wakabaye ukorera Couples TV show ntabwo twanakorana gusa ntabwo mbivuze behind the scene ndakongoreye ntabwo mpenda icya mbere rega ni ubwumvikane kandi ibintu bikaba bifite aho bizava n'aho bizajya ngahe nguko rero mwamwumvishe ni Marie Claire Umutoni vuga Bianca nawe uketse Bianca Claire ahaha ntawe ko ntawe ahubwo se Umutoni we wamubona rega hari abantu baba bihariye ubu uri kumbona ukabona oya ntawe umunyamakuru witwa oya ntawe pe ugiye kuba uwa mbere ugiye guca agahigo ugiye kuba uwa mbere ugiye guca agahigo yes Marie Claire ati ngiye kuba uwa mbere ugiye guca agahigo ko gukorera igitangazamakuru icyo ari cyo cyose nitwa Marie Claire Umutoni cyane yes Claire karame ahangaha rero kuri Couples TV show tujya tugira kandi kanya rero kandi ko ka TikTok utubazo dutoya tw'amatsiko umuntu asubiza mu bisubizo bigufiya byoroheje cyane abantu benshi baba bafite amatsiko sibyo baba bashaka kumenya Marie Claire akunda iki Marie Claire abaye hate Marie Claire mbese nyine utuntu dutoya nagiye twinjirane muri icyo gice sibyo nta kibazo ndi tayari Marie Claire bamuhitishijemo winera isoni nyine bamuhitishijemo amafaranga n'umugabo nahitamo umugabo kubera iki kubera ko umugabo dushobora kubana tukayashaka ariko amafaranga nyashatse mbere haza ubonetse wese wow good umukobwa mwiza cyane yes Marie Claire bamuhitishijemo umugabo n'ubwamamare nahitamo umugabo nanone
oya uri kuvuga ngo wahitamo umugabo ubundi ukazamamara muri kumwe n'umugabo oya nahitamo umugabo kwamamara bikabera inshuti yanjye nahitamo umugabo uko byagenda kose yes nicyo gitangazamakuru wumva utakorera ntacyo keretse wenda ari igitangazamakuru kandi nabwo mu Rwanda ntago bibaho keretse ari igitangazamakuru kivuga ibintu navuga bidahura n'imyemerere ya kinyarwanda cyangwa wenda bihabanye n'indangagaciro za kinyarwanda ibintu bihabanye n'Imana. Yes. Wumvishira amakuru kuri Baratazari? Ndayumva ariko naguma nshaka kuyinjiramo. Yego. Marie Claire. Aka kanya. Sibyo? Ugiye kwa muganga kwivuza indwara ariko by the way ku bice byawe by'ibanga ugasanga ni Baratazari witeguye kukuvura wakivuza cyangwa wasohoka? Hari igihe rero hari igihe usanga nyine nta mahitamo ufite n'ukuri kw'Imana kubera ko uburwayi rero nk'ubwo ngubwo nibwo bukurya cyane kuruta waba ufite igisebe hano umuntu wese akibona akakugirira impuhwe. Rero bitewe n'ukuntu naba mbabaye nakemera nyine nuguhumiriza. Umunyarwanda azi ubwenge yaravuze ngo napfa nugupfa nyine nkabyemera ndi mu gupfa nugupfa kubyemera. Nta mahura ki no kubura uko umuntu agira. Bivuze ngo wakemera Baratazari akakuvura mu myanya yawe ibanga? Nubisubira muratuma nisubira. Anyways, ntarembye cyane nasubira inyuma. Marike reka tugushimire kuba wemeye kubana na Campus TV Show. Yego nanjye ndabashimiye cyane. Yes, hanyuma reka nshimire abakunzi bacu badahwema kudukurikira umunsi ku munsi ariko ndikana none mbibutse yuko subscribe yanyu ni ingenzi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, like, share na comment, nabyo kandi ni umusanzu ukomeye, ni umusanzu utoroshye kuri Campus TV Show. Mureke dushyire hamwe tuzamure abana b'abakobwa, dushyigikira abana b'abakobwa ndetse n'abahungu tutabibagiwe ariko 75% dushyire hejuru umwana w'umukobwa nawe abashe gutera imbere agira hava nahagera. Nibyo nabisabira abantu bakurikira Campus TV Show. Yes, hanyuma ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ndabakunze cyane. Ciao ciao.